kuri North West Rwanda Field Adventist TV nk'uko mutubona turi kumwe n'umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya Gisenyi. Turamubaza iyi nteko ya Rurembo cyari igihe kirekire mwitegereje. Murakoze cyane. Inteko ya Rurembo imaze igihe twitegereje kuva muri 2016 yubakwa kugeza uyu munsi wa none. By'ukuri twari dufite inyota yo kubona twasengera kuri iyi minsi. Tumaze igihe Murakoze, manze mwibwire abari badukurikiye. Nitwa Pastor Kabayiza Jacques, abandi umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya Gisenyi, kuva 2017 nyobora intara ya Gisenyi. Murakoze. Mu by'ukuri muza kuyobora iyi ntara y'ivugabutumwa ya Gisenyi, mwasanze hano hantu hari ikibanza gihari cyaguzwe gusa. Mu by'ukuri iyi nyubako yazamutse mwireba, kuvuga ngo mufite amakuru ahagije y'uburyo umunsi ku munsi inyubako yagiye izamuka. Ese kubona ihagaze gutya niki, kubona ihagaze gutya imeze uko imeze n'amamiliyoni amaze kugeraho menshi, urabyakira gutya? Mu by'ukuri kuri njye ni igitangaza kuko byatumye ndushaho kwizera imbaraga z'Imana no kumenya ko umurimo atari uwacu ahubwo umurimo ari uw'Imana. Twatangiye gahoro gahoro, ubona bigoranye bivunnye, abizera twitanga buri munsi, ariko mu mbaraga nkeya bagiye bagira bitewe no kwitanga n'ubushake, batanze amafaranga menshi kuza kuri uyu munsi wa none kugeza ku nyubako igeze. Abizera baritanze uko bashoboye mu bushobozi bwabo, kandi buri wese arakora, nicyo cyatumye iyi nyubako igera aha ngaha igeze kuri uyu munsi wa none. Mu by'ukuri uvuga unashimira abantu ubwo itorero ryarimo, numvise ushimira umuntu wagize uruhare rukomeye cyane, Suwina. Mu by'ukuri si hano asengera, ariko yakozwe ku mutima akora igikorwa gikomeye cyane. Na n'ubu arashobora kuba azatureba kuri screen za televiziyo yacu. Igihe kintu mubwira. Mu by'ukuri nk'uko warabivuze, wagezemo hagati urusengero rugira inkomyi, hazamo ibihe bya Covid, hazamo no kubafasha rupante yari imaze kuzamuka, dusa n'abacitse intege, ariko Imana ifite inzira nyinshi. Hari umuntu tazi amazina ye, tazi taranabonaho n'amaso yacu, ariko bumvise urusengero bagize imbogamizi n'izo ngorane zose, ariko murabitanga. Ndetse twibona twabonye ibitangaza kuko yaduhaye amafaranga menshi cyane, maze bituma tubasha gusakara urusengero, ndetse tumaze gusakara urusengero niwe wari usakaye wenyine ku mafaranga yaduhaye. Ntabwo agarukiye n'aho ngaho, yageze aho na nyuma yaho yohereza amafaranga ya sima. Ese twavuga ngo hari ku rusa 80 z'urusengero niba zitanze. Uyu munsi rero nubwo taramubona amaso ku maso, ariko Imana iramuzi. Uruhande rwanjye nka pastor uyoboye intara ndamushimye, aramutse ashobora kunyumva, twaramushimye n'abizera, ntabwo tumuzi, ntabwo turamubonaho, ariko wenda hari Imana n'ibishima tuzabonana. Ariko mu by'ukuri yakoze ibitangaza binyuze mu mwuka w'Imana, binyuze mu bwitange, yemera kwigomwa, aradufasha. Bisa nk'aho urusengero hari gutera imbaraga urusengero rwakoze kuri uyu munsi wa none. Murakoze. Iyi ni inteko itangiranye abizera barenze 200. Ese kugira ngo itorero bizashingirwa iki? Ese birateganywa ryari nabyo batubwira? Murakoze. Inteko ubundi ibitorero mu bitabo byacu batubwira ko abizera 50 bashobora kurema itorero rihanze, ariko bitewe n'uko urusengero amasuku yakozwe, imyiteguro yose ikaba ihari. Ubu rero ntabwo turamenya ngo izaba itorero ryari, kubera ko turacyafite urugendo. Hari amasuku bazakora ku rusengero, ndetse hari ibikoresho bitajyaboneka bimwe by'urusengero, ariko turizera ko yakoze ibindi. Ibyo ntabwo bizananirana, nabyo bizabikora. Ubwo rero mu gihe gito imigambi yacu twumva hari n'umwaka wa 2023 bagombye kurangira itorero rimaze guhanga ribaye itorero. Ubufashwa n'Imana rero turizera ko Imana izadufasha kandi ikazahamba mu gihe cyawe. Twari kumwe n'umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya Gisenyi,
rero turabashimiye Imana ikomeze kubanisha. namwe murakoze. Amen. Turabashimiye mwe mwari mukurikiye North West Rwanda Field Adventist TV. Dushimira Gedeon wari wadufashe kuri kamera kugira ngo ishusho abageraho neza. Turabashimiye mukomeze kubana natwe.